karibu sheri. Karibu sheri. Mugabo mwiza we. Dr. namwemete. Umva mana yanjye ibintu ahantu wanjyanye none. Uziko ngwicaye nkabusanga wiyongera. Ahantu wanjyanye ntabwo habaho. Uziko kubera inda nta ntebe yari none ndabona kwisa. Yagabanutse. Nikoze. Uziko tuzasubirayo. Umva none uyu munsi naraye numva cyagiye tuvayo numvise ari sawa ari iri joro. Ntabwo arayumva nigira gutya. Yego. Nikanaga. Yego. Reka zana gatebe mfashe. Ako nturebe mukunda kurya. Sheri wanjye. Aho murasimije cyane kubera ibiro nshaka kubita. Banguka. Hano sheri yanjyanye ni heza kwera. Nahoze nicaye ngaho mfata akayaga. Aho rero numva akayaga nikarimo kangeraho neza mitamanuka nicara hano. Ariko sha uziko umuyaga wacandanye ahangaho. Kubera tuno turabyo tuzana akayaga kenshi. Shaka gukodesha inzu nini? Mva mana yanjye sheri ubu ndeka nkubwiza ukuri. Kuva wakanjyana hariya hantu ubuzima bwarahindutse. Niba tagabanya nzimu. Nukuri. Amazu yabonetse. Umva yabonetse nyine. Leta y'u Rwanda iri kubaka amazu. Harimo nayo kugurisha. Oya. Kandi ari ama etage. Ama etage. Nose ko muri etage naba mwaye. Uzanya gake. Humura sindi bukarye. Ugira amatsiko. Niyo mubyibo ibintu byose. Warariyagagura gake. Oya burasereka nkubwire. Akabanu karya akabanu. Utanjyana hariya hantu muri Goodrich. Nari kuba meze gute? Ni cyane usanga inda yagabanyutse. Yego mana ahantu hose n'amatako yaragabanutse. None kwa kundi najyaga nunama nkumva hano hagiye gucikamo kabiri. Yarashize. Usibye iri joro naryamye nkumva ndimo ndaribwa buhoro buhoro. Biriya bintu by'amavuta niyo waretse nyinanye ngabya soto. Mana yanjye sinde bujyaho nakaba. Ariya kamwe konyine hari eshatu. Ndarye ebyiri ugeka. Nta kibazo. Nangu urya gace kubakuje kurya ibintu nkabiriya by'amavuta. Bambye ngo ibintu by'amavuta mbireke njye ndi ibintu bitogosheje kugira ngo ziriya mashini zikomeze zigire zinkamure. Uziko hanini ari mugisha ukuri wamushihana ni mugisha ukuri wamushiha wagabanyitse nko kuri amashini yakanda wakujya yago mubagire n'ibigabanye cyagabanyutse kubera umushiha oya sheri wewe wafata ikintu kibyibushye kikaguhe kikagusunika mu buriri kikakwandagaza kugira ngo ujye kugwa hasi ubuse nguye hasi nkavunika ariko rero kubera ko reba usigaye ujyaho ngurananiwe ibyo nabyo ni ikibazo kandi yavuze ko birebaho nabyo ibanzu nanuki urebe ko none se ntibyaje ubuze ukuntu nsigaye ngenda mu muhanda ameze reka nega centre umva rero tujye inama kuryagagura ugire biki oya byo yabimbujije yabimbujije rwose unyifuza ndi ku kazi uratangiye ntuze kumamagara kwifuza se ko ngewe ndi umugore ko ngomba kukwifuza igihe cyose cyagiye ahubwo uvuga ngo bitumagira irari umva se nuko ugena akagwa wa muti uriya muti se nawo wakaganyarigabo nyene ku buryo uzajya banzu nanuki niba umva none binaniranye nanjye nzajyayo ahubwo jane tuzindukira tukajyayo tuzabimubaza iyo ntabwo ari irari uranyifuza vuba kujya none se nakwifuza utazamuhura genda buhoro ahubwo ufite ubwoba ubwoba bw'iki nagushatse mfite ubwoba mfite ubwoba mugabo we mugabo bwaragabanutse papa na nyoko bakumaye mfite ubwoba none se ubwo ko mubwira ngo nyine nawe uzahita umubwira guhe kagati none se ko nabonye wa mugore agiye kwipimisha wabonye mukeneye n'ibyanjye birananiye ngo ndamukeneye tekereza ugize babiri nkabo amafaranga nabane ko mba ngo ndi munini uriya wararenze reka tuzamuke tujye kureba niba wararenze ngene ngo gaburire dore biriya rero ukwiye kurya ibyagaze umva reka nkubwize ukuri kuzamuka hano nazamukaga niheta kumanuka nkamanuka mufashe kumanuka nkumva hano mu mavi hagiye guturika ariko harakabaho Goodrich business group irakabaho rwose hariya nabisomye hariya Goodrich business group yangwira kandi
biriya biryo byagaze rero biba bifite nabyo vitamine. Biriya bishyimbo wabonye ari amashaza yaragaze. Buriya bujumba twokeje urabona ko byitaga kubera ko byari mu ifuru. None rero ukwiye kugira ibiryo byagaze, ariko ziriya vitamine nazo ni mbi. Shaka unsurira nkiruka ndi mama. Wa mugabo utera urwenya rwose. Bifite gaz carbonique. Utera urwenya mugabo mwe. Biriya aho bifite ibihumbi. Ibyo uzambwira byose nzabyemera kubera ko wajyanye muri Goodrich. Icyo bita mwazishira. Ibyo uzambwira byose nzajya mbyemera, uri umugabo mwiza. Reka nkwereke rero. Umva. Ntigiye guhembwa wanze amafaranga noneho. Oya ntabwo nayanga. Ayo kujya kunanura vahe mu kazi ukora. Byemererwe no tubiganire tubisembe. Yego. Ijade kugize. Ijade ndashaka kuzayitemesha amahoro. Hagikora nawe igitero rwose rero. Icara n'umugira inama. Abantu dufite gahunda. Yego. Ubu rero numara kunanuka uzahita utwara inda. Nibyo. Uzayisamo. None ibi bisheshe by'ibivuta bimeze gutya ibi ngiye ureba n'amaguru ameze atya ntabwo ushaka gutwara inda ubyibushye gutya n'amavuta mu mubiri. Nibyo. Uzahita utwara inda. Uzatwara iyihe? Y'umuhungu y'umukobwa? Umuhungu simutake kabisa. Ndashaka umukobwa niwe nyampinga, kuko umukobwa ashobora kurongorwa tukabona inkwano. Urumva twabona inkwano ukagura imyenda. None umuhungu wamugurisha he? Icyo kintu uvuze ni ukuri. Umuhungu yazajya dukubita karata ahubwo. Karata kubita nde yajya akubita sekuru ntabwo agakubita so, kuko ntabwo yankubita jewe, ntabwo yankubita. Reka nkubwire rero buriya namaze kwibona ni ukuzasubirayo ukongera ukagenda ugakora siporo kuri mashini zitandukanye. Uvuze ngo kuzasubirayo aho ngaho rwose akanyamuneza agahita kandisigaza. Reka mbengiye akaga kutuze kugasubiza mu rugo. Urumva se? Reka mbengiye hasigaye nizana agafaranga turi nyabuna. Batubwiye kutarya cyane wowe. Yego n'amavuta bayanciyeho ukabimarira ngeze nzakugeraho. Olive oil urayizi? Olive oil. Erega urarobanura nicyo kibazo cyawe. Amafaranga ukarya, imbuto zazo ukarya, amagi yazo ukarya, ibishyimbo byaza bikaranzwe neza. Nazana imigati yanjye n'imineke ukarya. Wowe ugomba kurya ibintu bishaka. Oya cyambere nuko wangejeje hari aha. Ugomba kurya isogi y'agasi. Ngaho uretse ndaje. Kagere mu biro. Kazi keza sheri. Sawa. Ndabona bizagenda biza da. Umubyibuho ntabwo ari ikintu. Umugabo wanjye rwose yarakoze kunjyana muri Goodrich. Ni abantu bita ku bantu, bafata abantu nk'abantu bakabagabanya ibinure mu mubiri, maze ziriya mashini mani ishobora byose we. Birarenze. Reka nanjye njye mu nzu yo kureba tuntu mba nkora. Twaraze gusanga narangije. Ni karibu amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza nshuti yanjye. Ni karibu mama. Urakoze cyane. Ndabona rwose byaraje, nanjye nuko byaraje. Rwose harakabaho
iriya gym rwose ni y'agaciro cyabagira serivisi nziza pe nanjye nanyarukiye yo kugira ndebe ko byibuze umugabo wanjye agera gute yagaruka hagira ikivaho mbega hagira umva ngewe noneho umva nge n'umugabo tumeze gutya turawubanye asigaye tujya kuryama urabizi ko mbere yajyaga avuga ngo girayo nguri nkunameza umwuka ubu rero dusigaye tujya kuryama akamfumbata we uko byagenze neza kandi si iminsi ngahe tumaze tuyigiyemo iminsi mike cyane sibwo mu gitangira se umva reka dukomeze pe nagiye bizajya kumara igihe byaraje bimeze neza ndagasentere nta kigomba kuduca intege pe ntange rero umugabo wagiye kubera iyo mpamvu humura umugabo azagaruka nukomeza zira gahunda zira inama za muganga umugabo azagaruka azaza kandi nkomeza na siporo hari kizahinduka uko bizagenda kiriya kintu rero cyankura imana ishobora ikintu gikanda neza wajyana massage wajyana umuntu uri muri kumasa wajyana gushakira rwose abazungu rwose naho kirategesa gutya gira nacyo kirarenze cyane nukuri byari byiza kandi bagira serivisi nziza pe ngiye nabakunze mbega ngiye gukomeza nura muganga ukuna bikubwira arabanza akagupima kuri cya cyuma kugira ngo amenye umubiri wawe uko uhagaze amenye nimba amagufa yawe uko ahagaze uko amaraso atembera mu mubiri byose ni ukuri ni byiza cyane babikora neza cyane shaburo nari nyuze aha ngaha nyine ngo tuganire ni ukuri urakoze tuvuge kuri gahunda nyine ukuntu zagenze nari mvuye no shopping utunara kuri alimentation ubu ndumva ikiza ruko nabasezeraho tuzajya dukomeza tuganire tuzanasubirayo uko biri ngo naribi rwose nta kibazo murakoze kunyakira ngo yerekeze mugezaho imbere dasigara duseka imbeba izi duseka tukoze aya naho ubundi oya karamba bazadufasha ibiro bigabanuke n'abanyarwanda barebere zesikari burazikora umva ngezananiye sinari nkizizamuye ariko usigaye uzamuka ubu ndazizamuka nirukanka rwose oya siporo yaho ni sawa babikora neza cyane yewe naho rero sawa imana ibarinde kanange nkomeze urugendo urakoze suhuriza umutware mashine yitwa body shaker. Imashini nziza cyane ikangura ibice by'umubiri byasinziriye, igatuma amaraso atembera neza mu mubiri, umubyibuho ukabije ukagabanuka, amaraso agatembera neza ukaba fiti, hanyuma amagufa agakomera akajya no ku murongo. Ni nziza cyane rero, wayikoresha mu buryo bwo kwirinda, mu buryo ushobora kuba urwaye ukanayikoresha igihe ufite ikibazo cy'imitsi ukagukangurira imitsi, ushobora no kuyikoresha mu rwego rwo kwirinda. Ni nziza cyane, ushobora kuyikoresha gutyo uhagaze cyangwa ukayikoresha ukamanuka gutyo ukajya ukora squat ukazamuka. Ufite n'utugozi ushobora gufata hano ushobora kujya uzamura mu rwego rwo gukoresha amaboko kugira ngo nayo akore, ukajya umuvinga ushyiramo imbaraga ukajya uzamura ugakora. Imashini rero ni nziza cyane, usetinzemo iminota 10 ushobora kuyikora iminota 10 yose ukayirangiza. Yego. Agarara wenyine ntabwo wagwaho. Agarara wenyine ufate zamura uzamura. Ntabwo ngwa. Ntacyo zamura. Zamura nano mu kaboko hakuru. Utayikucugusa cyane. Ko numva ngiye. Nawe ukora squat umanuke. Gutya urakigusha dufite ibiro byinshi areka hano n'abana kuri njye yawe bituma amaraso atembera neza mu mubiri.
amaraso atembera neza mu mubiri ibyo bidakeneye mu mubiri birashya amagufa agakomera ushobora kubikoresha uhagaze gutya wenyine ushobora kubikoresha ufite utuntu ugakoresha amaboko ukajya uzamura n'amaboko agakora ushobora no kumanuka ukajya ukora swati kugira ngo n'ahantu ufite mu maguru naho ugakore ni byiza rero ko mwese mukora izi mashini muzikunze mukajya muzikoresha mukagira taye nziza mukaba fiti mukamera neza tukagabanya ibiro tukajya kuyiteka. ugira ibinyase mu birenge reflexology yagufasha. Mu impamvu rero reflexology abantu benshi bakunze kwifata nk'ubuvuzi bwiza kandi bwa gihanga, tuzi neza ko ibi gice ikirenge cyacu harimo ibice byinshi by'umubiri w'umuntu. Mu kirenge tuzasanga igifu, tuhasanga impyiko, tuhasange amara, tuhasange hari umugongo, hari inda, hari buri kirenge cyose. Mu kirenge hose hagiye harimo ibice bigiye bitandukanye by'umubiri w'umuntu. Babwira ko reflexology ni ubuvuzi bwihariye umuntu ashobora gukorera inyuma ku mubiri, ubwo ni inyuma mu kirenge. Ushobora kuyikora reflexology intoki bisanzwe cyangwa se ikaba reflexology y'aka kamashini. Aka kamashini rero ukagukorera massage ya reflexology massage. Kari mu mwanya w'intoki. Kari mu mwanya w'intoki. Ushobora kutakoresha izo ntoki kubera ko wabuze umwanya wo kujya gukoresha izo ntoki, bavuga ati reka mfate kano kamashini wenda ngajyane n'iwanjye njye ngakoresha mu gitondo kamfashe mu buryo bwa reflexology, bw'iyo massage ya reflexology. Reflexology rero ushobora kuyikoresha ikakuvura za mpyiko nababwiye ziri mu kirenge. Ushobora no kuyikoresha ikakuvura cya gifu kubera ko irimo iragukanda igakora no kahandi hari igifu mu kirenge, binyuze mu kirenge, bigatuma umubiri wa ubundi wivura wo ubwawo. Mvanga ushaka no kukuvura umutwe. Ishobora no kukuvura umutwe. Umutwe nawe urahari, hari amaso, hari ahantu haherereye inugu, byose mu kirenge. Ushobora kujya muri kano kamashini waje urwaye umutwe, ugataha wumva stress zashize kubera ko wakoresheje ya reflexology. Yego, ura n'ubuvuzi bushobora kukuvura utarinze kunywa imiti, utayifashe ibinini, utagize gute, mu buryo bwo kwikoresha gusa umubiri wo ukivura wonyine. Yego. Iyi ni G vibration machine, ikangura ibice by'umubiri byasinziriye bikaba active, bikongera bigakora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, igatwika cholesterol zidakenewe mu mubiri, mu rwego irimo iragukorera ushekinga. Hanyuma ikindi ituma amagufa akomera akajya no ku murongo. Iyi mashini rero ni nziza cyane, ushobora no kuyikoresha mu rwego rwo kwivuza no kwirinda. Yego, mu gihe uri kuyikoresha iragufasha umubiri wawe ukaba fiti, ugakomera, ukamera neza, ukareka nyine kujya ugenda wumva udakomeye umeze nk'ushegashega. Iyi mashini rero ni nziza cyane, ukari wakoresha ukayumva nta kibazo wakora. Ushobora kuba uyiriho ugafata n'utuntu mu ntoki ukajya udukoresha umuvinga amaboko, Tanandere kora wumve.
nayo rero ni mashine nziza yitwa blood circulative machine. Iyi mashine ikora ihereye mu birenge, igakorana n'isentire nayo ikora ku mugongo, igakora n'imbere ku nda. Hanyuma duhereye ku birenge, uburyo ikora uhagararaho wegeranyije ibirenge, byegeranye neza. Uburyo rero uyikorera hano mu birenge tena ibikangura ibice by'umubiri byasinziriye, ariko ikorera mu birenge gusa, itandukanye na ziriya zindi ziba zigushekinga. Hanyuma mu gukorera mu birenge gusa yo ibikora ikizwi nka deputation reflexology. Iriya yari ntabwo ari deputation, iyi yo ni deputation reflexology. Irakangura ibice by'umubiri byasinziriye ariko ikoreye mu birenge gusa. Okay. Yego. Hanyuma iyi sentire iragufasha ku kibazo cy'umugongo. Abantu barwaye umugongo n'utawurwaye ashyiraho mu rwego rwo kwirinda. Ushobora no kuyishyira ku nda kugira ngo itwike ibinure bidakenewe biri ku nda. Sentire bayizunguza. Bayizunguza. Oya ibigufasha wiyenda nuko ntabwo yizunguza. Ugeranye ibirenge. Yes, mugabanya. Nani ugira gake